Ese nawe ujya wibaza niba ushobora guhagarara muri vitesse imodoka ntikuzimane? Ujya wibaza se uburyo ushobora kwangaja vitesse n'uburyo ushobora kuzipangura mu gihe uri gukora ikizamini cya circulation? Ibyo tugiye kubigarukaho muri kano kanya. Aba bantu batubajije bino bibazo babanze bashira amatsiko. Hello guys, mbere na mbere mbanje kwifuriza ibihe byiza abantu bose bakoze subscribe ku musongoza aho muri mu nguni zitandukanye z'isi. Uwiteka akomeze kubarinda ndetse no kubaremera amashimwe. Njye basuhuza ndi umusongozi nk'ibisanzwe. Mu by'ukuri nabasezeranyije ko nta content nzongera gukora ntarashyira mu bikorwa ibyifuzo by'abasongozi. Reka duhere kuri uyu. Yagize ati congratulations umusongozi, warampuguye neza none narayibonye kabisa, courage. Ni Fabrice wa KGL. Congratulations to you. Ni byiza cyane n'ukuri, nanjye ndabikunda iyo mbonye ko byatanze umusaruro nk'uko nguko biba ari sawa cyane. Biba ari byo gushima Imana cyane. Ati keep it up, nanjye narayibonye. Next week video zawe zaramfashije kuko mu cyumweru cya nyuma nizo gusa narebaga. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe ko warabonye perme nawe kabisa, ni sawa cyane. Ati ubundi ni wowe kabisa wari ukenewe, harya imodoka iyo uri muri parking imodoka ikuzimana kangahe kugira ngo bagutwike? Ikibazo cyiza cyane kabisa. Ubundi bashobora kuguha amahirwe ya kabiri, ubwo ngubwo izima rimwe yakongera kuzima bwa kabiri bakagutwika, ariko ubundi imodoka nta na rimwe ibigomba kuzima. Genda ndumva aricyo gisubizo nago. Ati mani wazatweretse uko wahagarara umuntu agutunguye kandi uri muri vitesse byibura ya 4 cyangwa iya 5. Ese uhagaze ukiri muri izo vitesse imodoka ntiyakuzimana? Ikibazo cyiza cyane. Iki kikaba ari ikibazo twabashijwe n'uwitwa Iradukunda Olivier, hano witwa Gift na Naomi nawe kigarukaho. Ati urakoze gusobanura, wadukorera uko bapangura vitesse kuva kuri 5 ugaruka kuri 1 mu gihe uri muri circulation. Urabona ko abantu bose bagiye bagaruka ku mikoreshereze ya vitesse. Ese nawe ujya wibaza niba ushobora guhagarara muri vitesse imodoka ntikuzimane? Ujya wibaza se uburyo ushobora kwangaja vitesse n'uburyo ushobora kuzipangura mu gihe uri gukora ikizamini cya circulation? Ibyo tugiye kubigarukaho muri kano kanya. Aba bantu batubajije bino bibazo babanze bashira amatsiko. Ubu nkwibutse ko ku musongozi nta yindi content, ibitekerezo by'abasongozi bitarashyirwa mu bikorwa. Niba ufite igitekerezo cyawe nawe jya muri comment utubwire ikintu tumva neza, ubundi tugufashe ibintu bikomeze kugenda neza cyane. Ibitekerezo bari byinshi cyane. Ati nkunda uburyo usobanuramo rwose umuntu ahita byumva, urakoze cyane, uzatwigishe kuko uzi ibintu. Ndabashimiye, wazigihe musore, ndagushimiye cyane nawe kabisa. Nanjye ndababwira yuko ntazabatenguha rwose, nzahahora kandi nzabatamo mpaka. Urasobanutse kabisa nawe, nuko turagufana musongo, nanjye ndabemera cyane. Umusongo ndakwemera kabisa, uri umuhanga. Thanks. Ati ukora parking garage se wemerewe guhagararamo cyangwa ugenda wabipimye ugakatira rimwe? Oya, urabyemerewe kugenda uhagarara cyane rwose. Mu gihe ukora ikizamini cya parking garage uba wemerewe guhagarara ukabanza ugapiyora ibipimo byawe neza, ubundi ukabona gukata. Ati ndakwemera, uzanyigishe, nukuri uzaze nzakwigisha, njye nta kibazo habe namba. Ibitekerezo bari byinshi rero, ariko reka tugaruke kuri iki kintu kijyanye n'imikoreshereze ya vitesse muri rusange. Hano umwe yibaje ati se bakuhagaritse bagutunguye ni ikihe kintu wakora kugira ngo imodoka yawe ihagarare kandi itakuzimanye? Undi ati ese ni gute wapangura ukava muri vitesse ya 4 cyangwa se ya 5 ukagera kuri vitesse ya mbere? Ni ibibazo byiza cyane kandi by'ingenzi rwose. Mu gihe uri mu kizamini cya circulation ibi bintu byose ugomba kuba ubizi. Hari icyitwa emergency stop. Ibyo ni kwa guhagarara mu buryo busa naho butunguranye. Hari igihe uzaba uri mu muhanda utwaye nk'ikinyabiziga ukaba wabona inkomyi ariko igutunguye, ukaba wabona nk'umwana yitereye mu muhanda kandi usabwa guhita uhagarika imodoka yawe muri ako kanya. Ese wakora iki kugira ngo imodoka yawe ibashe guhagarara kandi hatabayeho impanuka muri rusange? Ikintu gikunda kubaho hano rero nta kindi, akenshi dutungurwa n'ibintu kubera ko tuba tutitaye ku bimenyetso byo mu muhanda. Ibyo mbabwira ni ukuri. Hari ukuntu ubwira umuntu ngo ujye wita ku kimenyetso cyo mu muhanda akavuga ati uyu nawe arimo arakabye. Oya, aho nta gikabyo kirimo. Niba imbere muri metero 100 cyangwa se 120 bakweretse ko hari icyapa cya dodani,
wowe ukagenda ukagera muri metero 20, waturutse muri metero 120 umenyeshwa icyo kintu ko kiri imbere yawe, ukagera muri metero 20 utaragira ikimenyetso na kimwe ukora cyo kubahiriza icyo kintu kiri muri metero 120 imbere yawe, byanze bikunze icyo kintu uzakigwaho nkaho kigutunguye kandi wakeretswe kare. Ari hahandi uzasanga umuntu yakubise kuri dodani agahita arenga umuhanda. Ikintu cya mbere uba ugomba gukora rero mu gupangura vitesi kwawe ni ugutegura, ugafata igihe gihagije cyo gutegura, haba mu gupangura cyangwa se no kwitegura guhagarara muri rusange. Reka mbaho urugero hano. Ese wowe wabigenza gute uramutse utunguwe no guhagarara kandi wari uri kwihuta? Ku bantu batwara ibinyabiziga ngira ngo twese turabizi ko imodoka itagira feri nk'izimbwa rwose. Hano Olivier yibazaga niba imodoka ishobora kuba yahagarara muri vitesi ya 5, vitesi ya 4 se cyangwa n'indi vitesi ariyo yose imodoka ntibe yakuzimana. Hano banza wibaze ngo ese ni ikihe kintu gishobora gutuma imodoka izima mu gihe cyo guhagarara? Reka hano tubanze dusobanukirwe ikintu gishobora kuzimya imodoka mu gihe uri guhagarara. Ikintu gishobora kuzimya imodoka mu gihe cyo guhagarara ni igihe ukandagiye feri utakandagiye amburiyaje. Imodoka irimo vitesi ugakandagira feri udakandagiye kuri amburiyaje, icyo gihe imodoka irazima uko byagenda kose. Vitesi waba urimo iyo ariyo yose, yaba vitesi ya mbere, yaba 2, 5 se cyangwa se n'indi vitesi iyo ariyo yose wari uri kugenderamo, iyo ukandagiye feri ukayikandagira amburiyaje utayikandagiye ngo igeze hasi, icyo gihe imodoka irakuzimana. Iki kibazo cyagiye kigarukwaho n'abantu benshi cyane bambaza ngo ese uramutse uhagaritse imodoka irimo vitesi nyinshi ntabwo yakuzimana? Ibyo byose biba byatewe n'imikoreshereze ya amburiyaje. Iyo ukandagiye amburiyaje ukayigeza hasi, vitesi waba urimo iyo ariyo yose wayihagararamo ariko ntabwo wayihagurukiramo. Burya vitesi ihagurutse ikinyabiziga ni vitesi ya mbere. Akandi kantu nakongeraho tukiri ku kintu kijyanye no guhagarara nanone, ntabwo ari byiza gukandagira amburiyaje imodoka irimo irirukanka cyane. Oya, niba uri gutegura guhagarara banza ugabanye umuvuduko w'imodoka, ubundi ukandagira amburiyaje, ubundi ukandagire feri yawe utuje uhagarare. Ikibazo cyanyu rero ni ukutagira amatsiko. Nk'ubu hano mwakambajije ngo ese iyo ukandagiye amburiyaje imodoka iri kwirukanka cyane bigenda gute? Dore ukuntu bikugendekera iyo ukandagiye amburiyaje imodoka iri kwirukanka cyane. Ubwo ni igihe uzaba uri muri vitesi ya 5, tuvuge n'urugero uri mu muhanda urimo urihuta, uhuye n'inkomyi uhise ukenera guhagarara ako kanya. Ni ukuvuga ngo ugikandagira amburiyaje imodoka iri kwirukanka cyane, iyo ukandagiye kuri feri usanga feri yabaye amazi. Ikintu cyiza ugomba gukora nta kindi rero, urabanza ugakandagira kuri feri gake ukagabanya umuvuduko w'imodoka, ubundi ugakandagira amburiyaje cyane ugakandagira kuri feri, ubundi imodoka igahagarara. Igihe cyose imodoka iri kwirukanka cyane, mbere yo gukandagira amburiyaje urabanza ukagabanya umuvuduko w'imodoka, ubundi ugakandagira amburiyaje cyane, ubundi ugakandagira kuri feri, imodoka yawe igahagarara. Icyo ni igihe uzaba urimo urahagarika ikinyabiziga hatabayeho gupangura vitesi. Niba uri muri vitesi ya 5 n'urugero cyangwa se vitesi ya 4 ukaba uri mu muhanda uri kwiyanurwa no kugenda nyine wihuta muri rusange. Igihe cyose ushatse guhagarara udapanguye vitesi urabanza ugakora ku gaferi ukagabanya umuvuduko wari uri kugenderaho, ubundi ugakandagira amburiyaje, ukongera ugakandagira ya feri yawe gake gake woroshya, imodoka yawe igahagarara. Igihe cyose uzakandagira amburiyaje imodoka iri kwirukanka cyane, iyo ukoze kuri feri akenshi usanga feri yabaye amazi. Ibi ni nabyo bikunze kuba ku bashoferi b'amakamyo, bagenda umwanya munini cyane bakandagiye kuri amburiyaje cyangwa bakagenda umwanya munini cyane bakandagiye kuri feri, kandi burya iyo ukandagiye amburiyaje cyangwa se feri y'ikamyo umwanya munini, imyuka ibirimo iragenda itakara. Kandi uko imodoka nini cyangwa se izi modoka z'amakamyo uko zitakaza imyuka, niko ibintu byinshi cyane by'iriya modoka bigenda bihagarara gukora. Ni ukuvuga ngo mu gihe imyuka ishizemo feri yayo ihita iba igiti, ntabwo wayikandagira ngo bikunde, vura yayo inyinshi ntabwo vura ziba zigikata, urumva icyo gihe nta kindi kintu kiba gisigaye uretse kurenga umuhanda ukisanga mu masaka cyangwa se mu bigori muri rusange. Ubwo ni uburyo dushobora kwifashisha mu gihe duhagarika ikinyabiziga ariko kirimo vitesi. Tubonye ko iyo turi kwihuta tubanza tukagabanya umuvuduko, ubundi tugashyira amburiyaje hasi, tugakandagira kuri feri gake gake twitonze paka imodoka igahagarara. Hari abantu bajya bagira amakosa yo gukandagira feri akaba yafata feri ku buryo uhita uca muri parabolize ukisanga hanze, cyangwa ugakubita nk'umutwe ku gikuta cy'imodoka. Icyo gihe umenye ko nibigenda gutyo ako kazi mu gitondo bahita bakubwira ati yewe ejo nta kazi gahari uzaruhuke. Mu gitondo ugahura n'imodoka watwaraga iri mu kazi. Bitewe n'iki? Bitewe n'ayo makosa wakoze kubera kutamenya. Aya masomo aba areba abantu bose muri rusange, si umunyeshuri gusa uri kwiga imodoka, nawe mukozi ufite akazi uba usabwa kumenya uburyo ugomba kwitwara kugira ngo umenye guca kuri dodani, umenye guca kuri zebra cross, umenye gutwara imodoka muri rusange mu buryo bose atari buze kukubonamo inenge ngabe yakwirukana ku kazi mu buryo bugutunguye muri rusange. Reka tugaruke kuri kano kantu nanone.
ese ni ubuhe buryo bwiza bwo kwangaja Vitensi ndetse no kuzipangura? na Naomi, tera agatebe wicare twige. Reka dufatire urugero kuri uyu munyeshuri wa United Driving School. Uyu munsi mwarimu yamuhaye ikizami, amushyira mu muhanda urimo ibindi binyabiziga, amusaba gutwara byibura kilometero kimwe akareba ukuntu atwara. Umunyeshuri ntakoze iyo yari yifitiye icyizere cyinshi, yinjiye mu modoka abanza kwambara sentire. Wow, ako ngako tukikabona twahise twumva ko byanze bikunze uyu nguyu yari buze gutsinda. Amaze kwambara sentire yakandagiye amburiyaje cyane, akandagira na feri. Wow, ibi niko byagombaga kugenda rwose. Amaze gukandagira amburiyaje na feri yakije ikinyabiziga, kandi koko niko bigomba kugenda. Amaze kwatsa ikinyabiziga yakuyemo feriyame. Amaze gukuramo feriyame ashyiramo Vitensi ya mbere. Ubwo icyari kigezweho nta kindi ni uguhaguruka akagenda. Umunyeshuri yarahagurutse aragenda. Ageze imbere gato cyane nko mu ntambwe ebyiri yakandagiye amburiyaje cyane, ashyiramo Vitensi ya kabiri. Urugendo rurakomeza. Akimara kwicuma gato yarongeye akandagira amburiyaje ashyiramo Vitensi ya gatatu. Wow, uyu muhungu ari kwangaja neza cyane rwose. Yakomeje urugendo. Ageze imbere gato nanone yakandagiye amburiyaje ashyiramo Vitensi ya kane. Umuhungu yangaje Vitensi akandagira amburiyaje ashyiramo Vitensi kugera kuri Vitensi ya gatanu. Akigera muri Vitensi ya gatanu ubwo n'akavuduko kari kamaze kwiyongera. Yahise abona icyapa cya dodani imbere yiwe, abona ko dira ari kugabanya umuvuduko akagenda gake cyane. Yakoze ku gaferi arabanza agabanya umuvuduko w'imodoka mo gake. Akimara kugabanya umuvuduko w'imodoka yahise yongera akandagira amburiyaje kuri Vitensi 5 yari arimo, ahita akuraho imwe ajya muri Vitensi ya kane. Wow, uyu muhungu apanguye Vitensi neza cyane. Akigera imbere gato yarongeye akandagira amburiyaje, arongera akuraho indi Vitensi ajya muri Vitensi ya gatatu. Ubwo niko agenda agabanya n'umuvuduko. Akigera imbere gato nanone yarongeye akandagira amburiyaje ajya muri Vitensi ya kabiri. Ubwo yari yamaze gusatira ya dodani yagombaga kurira. Yageze kuri dodani ari muri Vitensi ya mbere. Azamuka kuri dodani gake gake yitonze. Akimara kurenga dodani arongera yangaja Vitensi ziwe arihuta. Ubu nibwo buryo tuba tugomba gukoresha mu gihe cyose dutwaye ikinyabiziga mu muhanda. Ikintu cya mbere ni ukubona ikimenyetso ukakibona hakiri kare kandi ugasobanukirwa n'icyo kikubwira. Niba ubonye dodani imbere yawe nta mpamvu yo kugenda ngo uyisekureho, icyo gihe uzakubita umutwe wa boss kuri parafo y'imodoka, mu gitondo uzahita wirukana. Urumva utazaba wikuye ku kazi. Ikintu ubusabwa nta kindi rero ni ukumenya ibimenyetso biri mu muhanda, ukamenya n'uburyo ugomba kubyitwaraho muri rusange. Ikijyanye no kwangaja Vitensi ndetse no gupangura Vitensi ni uko nguko kiba kigomba kugenda. Isomo nta rindi, menya ngo mu gihe ngiye kwihutisha ikinyabiziga ubwo ndasabwa kwangaja Vitensi, mu gihe ngomba kugenda gake ndapangura Vitensi. Icyo gihe rwose byanze bikunze niba ari ikizamini cyangwa se ari urugendo urimo uzagerayo amahoro, ibintu bikugendekere neza cyane. Nkomeza no gushimira cyane abantu mwese mukomeza kunyereka ko turi kumwe, abantu mwese mwarakoze subscribe ku Musongozi kabisa. Nabasezeranyije ko ntazigera njya kure, nshobora gutindamo gake kubera ko hari igihe akazi kaba kabaye kenshi kuri tele, ariko ibitekerezo byanyu ni ingenzi cyane. Jya dropping a comment yawe, nzajya nza nanjye nshishemo amaso iz'ingenzi mbona dukwiye kuba twakoraho tuzikoreho, niko gahunda ziba zigomba kugenda. Much respect to Olivier, much respect to Naomi, ndetse namwe mwese mwakoze subscribe ku Musongozi, namwe mwese munyereka ko turi kumwe mu buryo bugiye butandukanye. Uwiteka akomeze kubana namwe. Mu bundi butumwa ni abantu bari bambajije ibintu bijyanye na kode ntabwo ziri kuboneka, kode zirafunze. Tuzongera guhabwa amakuru nyuma y'amatora. Reka tubanze twongere dutore intore zirusha intambwe nyakubahwa perezida wacu Paul Kagame. Gahunda ni ya yindi kabisa, Basongozi twese muri rusange tugira ijyango tutazatatira. Gahunda ni ugutora ku gipfunsi. Ni intwari yacu, u Rwanda yarurwaniye ari mutarika, afite umutima umuhatira. Aratwitoragurira igihe twaribwaga n'inkongoro ku gasozi, aradutoragura igihe urufunzo rwaduhezaga umwuka. Intore zirusha intambwe kabisa. Uwiteka akomeze kumurinda ndetse no kumuremera amashimwe mu mutima, akomeza amwongerera igihe cyo kubaho, natwe tuzagerwaho n'iterambere igihe cyose azaba ariho. Abanyarwanda mwese muri rusange bifurije gutora ku gipfunsi. Uwiteka akomeze kubana namwe cyane. N'Umusongozi nk'ibisanzwe. Peace and love.